indaya zicitse burundu wahomba iki ko nahita mpfa ziragutunze se shabyihorera zigutunze karakabyize se nahita ndwara inzoka nibura teniya amibe trichomonas ahubwo indaya zo trichomonas none ngo wahita urwara trichomonas yabyihorera avenir kandi dufite avenir nshaka kugura ubutaka nshaka kubaka inzu nimba nge nakamwa dukodesha ariko dufite avenir nziza imbere ariko kukimumva ko nge nakamwana nta avenir dufite ndayikubita nkubita hadoyi ndamwirukankana be yakamwana yakwivuga kondosha kandi ubyize ukuri njya mu nda bitewe ko nasomye kuri Knowless ariko byose ni magirirane ubwo byose nahita ndangira none Knowless nyiretse n'inda zose nahita nzirika ego inda n'inzoka biragendana koko se vuga ku iti cyane barahari buriya ngewe ntore kunteye barahari nteye iyo nanyweye inzoga nontekereza umugore inda zifite umwanya wa kangahe mu bintu byose bigukonsoma cyangwa mu byo ugura inda ifata umwanya wa mbere nushaka uzanyanga nushaka uzajya gute inda ifata umwanya wa mbere ibyo avuze nibyo kuko urebye n'amafaranga atanga ku ndaya niyo menshi kurusha n'ayanywera nzovu bibaye ngombwa wajya kwa muganga umudokita wakwakiriye akakwandikira avuga ati kugira ngo ubeho biragusaba ko uhagarika indaya burundu umudokiteri wamusabira irihe sengesho umudokiteri wakwandikiye ati nzovu ukwiye guhagarika indaya burundu uhereye none dusanze ibibazo ufite bituruka ku ndaya umudokiteri namusabira no guhita yigendera ko nanjye ndahita ncomoka nanjye niba umudokiteri nawe ahita acomoka nanjye ncomoka byo gupfa gupfa nyine kuko kwandikiye kuva ku ndaya shabyihorera kandi mukagendana ariko urukingo rwanjye ubu mama wawe rwo kumwereza agafuka k'umuceri kuko ubona abantu bamujyanira agafuka k'umuceri ukaza hano ugatonga afite isambara 8 arama yaka uwaguha miliyoni 5 arababisha bagutumye nzovu nibura ngo bamugirire nabi bakagwa miliyoni 5 ngo mubagezeho atarimo kumwicarira yako bakamunegekaza ari kumukubita gusa bakamwumvisha yakamwana yafata amafatura yakora kumari tubicana nubwo tuyajyana mu ndaya atujyakama bagukubita wenda bazagaruka wasubiye ku murongo umuntu iyo yahiye ngo n'abadamu baramupfubye neza bakakubita akaza kwa muganga ubuke bwagabanutse bamupfubye bati kwaje kwa polo gute se bagira gutya bagakozaho gutya ahubwo ngewe aho yahiye amahoro amahirwe ku bakunzi ba Pastor Manase bakunzi ba Nzovu Imirindi ndetse na yakamwana bose bibereye bareba gusa gutyo ntiwamenya ngo bafite avenir yabo ni Nzovu avenir kandi dufite avenir ni iki avenir ni icyerekezo ushaka uti nshaka kugura ubutaka nshaka kubaka inzu nimba nge nakamwa dukodesha ariko dufite avenir nziza imbere ariko kukimumva ko nge nakamwana nta avenir dufite eka mufite avenir twayifite urebye ngewe nta avenir mfite avenir ndayifite ngiye kugura n'imodoka mvuga mu cyongereza ansona mu gifaransa nako mu kinyarwanda ubivuze ngaho uti it's remain to die igisigaye ngewe ni ugupfa nta kintu yakavuze ko nta cyasigaje usetse gupfa kuki nta avenir ufite koko ngewe mfite uko ntekereza nawe ufite uko ntekereza I have my problem ni byinshi ngewe bituma ntekereza izo mpamvu zanjye ku giti cyanjye bitewe n'ubuzima nahuye nabwo n'ibyo ndi guhura nabyo muri iyi minsi neza kuki utakwirinda bwa buzima wahuye nabwo Imana yarabukurinze ntabyo nirinda ngewe mubwiye yuko sigaje wabaye umusirikare unyura mu masasu wowe ufite avenir uzagende ugure imodoka ugure etage nge nta kintu na kimwe cyanshimisha kuri iyi si ntacyo ntacyo ntabwo yagushimisha dusabe ntiyagushimisha si avenir wawe se si umugore wawe ntabwo ari avenir wanjye nta nubwo yitwa avenir babyita gutya
umugore dushobora kubana N'ibyishimo. tugafatanya wenda mu buzima buri imbere Mwese, ariko duse muramutse njyewe mubanye sina mipango fulani duse muramutse mubanye kuzo my life amafaranga mukore cyangwa iki dusakagura ikibazo nimwagituranamo uzakigure wowe imyaka ukoze ariko turabangana imihigo ya buri muntu nzovu garagaza imihigo garagaza ibyo wagezeho ne akagaragaza ibyo turebe urushundi ndagira kuki se ko nahombye muri uyu mwaka narahombye Sodoma Gashyekero baranyiba cyokora ariko se tujye dutangaza ibyo tuzabona muzamutuma ba diaspora bataduha ariko muri uyu mwaka ujya kurangira niba nzafite nk'ibihumbi nka 33 nabona umuseneza uravuga afite ngo 400 33 uravuga ngo iki afite ibihumbi 400 kuri sako nzobora bifite cyakora njyarandushe mfite 200 ngeze mbitse muri sako ya ni itsinda yarafite agatabo ndagafite ariko kara gatabo yaka ntabwo ari banki ni ikimina ni sosiyete nyira wahozemo ukibana na Dusabe ugenda ugatanga amafaranga mu kimina bakakuguriza iriya ntabwo ari banki ariko Imana ifasha ku itariki mu kwa gatatu ku itariki 30 ndafunguza muri banki nationale oya ni beka niyo banki yakanuraba ari amafaranga ubitsa mu murenge sako hehe mu rwego aruhukira muri ya banki nzaba nabikujemo niyo mpamvu nawe nakugira nzajya mbitsa hariya bayakuzanire bayazane oya ntabwo bayazaniye abandi bose ntabwo azaba ari ayanjye ayo muri sako bayazana muri beka ni banki nasiyonari y'igihugu banki nasiyonari y'igihugu beka shaka ikivugo cyawe sinjya nivuga gerageza manasi wambaye wakwivuze nkaguha igihumbi ndaguha igihumbi oya n'ibihumbi 10 ndaguha igihumbi oya yakabuze kwivuga namurere igihumbi n'ibihumbi 10 yakamwana kuko ayo musike we afite ukuntu yakwivuga tinafashe ariya imbona mitareze ndayikubita nkubita hadoyi ndamwirukankana yakamwana yakwivuga kondosha yaka nako nzovu bavuze ngo buri wese agira ikintu asaba cyongerwa mu byo dufite mu gihugu cyongerwa mu byo dufite nyine tukaba tuzajya tugifite igihugu cyacu cy'u Rwanda se cyangwa ku isi muri rusange ku isi bikaba ibyo bintu bihari ariko ukavuga ngo gira ibyo usaba umva byakongerwa umubare wabyo mu gihugu umva hakongerwa ikintu mbese wasabira igihugu cyakongerwa mu gihugu icyo nasaba igihugu cyacu cy'u Rwanda ndasaba aba diaspora ba mucyarugendo ko basura pariki zacu hari ibirunga harimo ikida bakajya gusura Akagera harimo inzovu harimo intare tukinjiza amadovize u Rwanda rwacu dusabiye amadovize urasaba ko ba mukerarugendo bakwiyongereye bagasura ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda yego yakabumva hakongerwa iki njyewe hakongerwa imirimo ko hari abantu benshi babura akazi kandi bashoboye gukora hakongerwa imirimo hanyuma nzavu ni kwezi ikibazo kimwe gisaba gusubiza wanatekereza ariko gifite amafaranga oya sinzi ngo amafaranga indaya zicitse burundu wahomba iki ko nahita mpfa ziragutunze se shabyihorera zigutunze karakabyize se nahita ndwara inzoka nibura teniya amibe trikomonasi ahubwo indaya zo trikomonasi none ngo waturwara trikomonasi yabyihorera muri make isengesho ryawe usenga rivuga ngo iki indaya ubundi zicikamo bariya ni abantu manasi tujye tuvugisha ukuri bariya ni abantu baremye indaya bahise arababuraniye ziriya ni indaya nazo muzahoreho kuko ziba zakoze uriya murimo
Ega ntabwo arizo zonyine ari n'abakora VIP ndetse Esther we ntahitarangira Esther nawe yahitarangira nyine biramutse bibaye ngombwa bagakizwa bose bakakira agakiza izo ngeso mbi bakazivamo mani ishobora byose ntibazakizwa na indwara ntazakira yitwa mu kinzoka indaya zikijijwe zose warwara iyihe ndwara wowe tirikomunasi amibe teniya na byose za ndwara zose zahita zinza muri make indaya zikuvura iki zima ibyishimo sinandure ziranzuka indaya zikuvura inzoka yaka wowe indaya zikijijwe zose zikavaho hari icyo wahomba indaya zikijijwe ntacyo nahomba nyamara wahomba ntacyo nahomba wazigama nahomba iki se ko ahubwo nakunguka ayo zandyaga ntayo bazongera kurya najya nyakoresha ibindi gute nahomba se ko ahubwo nakunguka uramubyizi se uriya n'umubyizi nyabaki gusa udasambanye wapfa uzi wenda uvuze ngo wenda ari ibiryo byabuze ibiryo bikabura burundu ntabwo uvuga ngo indaya zabuze ahubwo nakunguka kuko baduhombya menshi nzovu ngo mukure ku buraya cyangwa mukure kuri Knowless ku gacupa kawe wahitamo iki bavuze ngo hitamo kimwe ngewe ko byose ari magirirane akanawe sinda biragendana ubwo byose ceka mbiretse buriya ngewe kandi ubyize ukuri njya mu nda bitewe ko nasomye kuri Knowless ariko byose ni magirirane ubwo byose nahita ndangira none Knowless nyiretse n'inda zose nahita nzirika ego inda n'inzoka biragendana koko se cyakora ibyo bose nta bantu banywa inzoga kandi batajya mu ndaya oya nta banywa inzoga batagiye mu ndaya ntabwo mbizi ariko njye nivuga ku giti cyanjye barahari buriya njye nturukunteye barahari iyo nanyweye inzoga ntekereza umugore iyo nanyweye inzoga ntekereza umugore bivuze ngo utayinyoye waba iki nubwo aba ari munsi y'akabati nubwo aba ari munsi y'indake nubwo aba ari mu ijoro ndaguhiga bye iyo wanyweye inzoga abagore bacu babiri duhuriye banditse murero nawe ndakwiyana niba tuba duhuje telefone ndoze ntabwo mwajyamo akimana ni umusaza sinzi nzovu kuri wowe indaya mu byo ukenera indaya za ku mwanya wa kangahe mwanya wa kangahe ariko biterwa n'indaya iyo ariyo buriya ngiye ntureba uyu indaya ni indaya umuntu wese ujyana iwawe mu gitondo ukamuha 20,000 aba ari indaya se aba ari indaya uriya ni indaya aba ari indaya aba ari kuri 40 maze nzovu oya sigatanga 40 ebana nkweye cyakora oya ejo bundi wahabyutse mu gitondo amuhaye 40 nzovu mbwira indaya kuri wowe zifata umwanya wa kangahe mu byo ukenera mu byo nkina njye buriya nzavugisha ukuri kandi baba ngo iyo uvugishije ukuri inda zifata umwanya wa kangahe mu bintu byose bigukonsoma cyangwa mu byo ugura inda ifata umwanya wa mbere nushaka uzanyanga nushaka uzajya gute inda ifata umwanya wa mbere ibyo avuze nibyo kuko urebye n'amafaranga atanga ku ndaya niyo menshi kurusha n'ayanywera nzovu bibaye ngombwa wajya kwa muganga umudokita wakwakiriye akakwandikira avuga ati kugira ngo ubeho biragusaba ko uhagarika indaya burundu umudokiteri wamusabira irihe sengesho umudokiteri wakwandikiye ati nzovu ukwiye guhagarika indaya burundu uhereye none dusanze ibibazo ufite bituruka ku ndaya umudokiteri namusabira no guhita yigendera ko nanjye ndahita ncomoka nanjye n'uwo mudokiteri nawe ahita acomoka nanjye ncomoka byo gupfa gupfa nyine kuko kwandikiye kuva ku ndaya shabyihorera kandi mukagendana ariko urukingo rwanjye ngo nawe ahita acomoka duhita tugenderana hari abantu bajya bavuga ati nzovu tubona yarapfuye ahagaze muri komenti ntabwo napfuye mpagaze wari wicaye nari nsutamye tubona ari nguri inkunguzi ntabwo ndi inkunguzi usibye Esther wabivuze cyagiye murira ko mukunda abwira umugore njye ndamwiyamye nta nubwo nzongera no kumuririra hasi uzahora umwiyama mu kanya muraba muri gukururana wibasomasomana shyira muri vibre gatoya
uriya mugore n'afite ubwenge bw'Imana. Nzovu, umuryango wawe hari inzu ebyiri z'ibyatsi, Esther mu nzu hariya, n'undi ari hariya, umuryango uri mu nzu hariya. Ajya kutubaza cya kibazo cya nyina. banza wumve izo nzu ni inzu ebyiri zitandukanye. Esther ari muri iriya nzu n'abandi umuryango wari muri iriya, kandi zose zirafashwe. Wajya kuzimya iyihe? Iyo wazimya mbere ni iyihe? Ikibazo yeriye hari inzu Esther arimo ifashwe n'inkongi, yewe n'umuryango wa Nzovu abamukomokaho bari muri iriya nzu irafashwe. mama Sandrine n'abana bawe Wajya kuzimya iyihe? mfite imbaraga zose. Sibikira abana gusa basi. Oya, mfite imbaraga zizimya izanze ebyiri. Oya, ni imwe. Nazizimiriza rimwe. Ntabwo wabishobora. Uzimye kujya kuzimya imwe kugira ngo wihute. Ese ubundi Esther kwatakiye nkunda wamureka nawe agahera muri ya nzu nkarokora abana banjye nkazimya iriya nzu na famiye yanjye. aba yagukunda se. Ntabwo Esther nkunda imbere. Nyine oya aragukunda. Yagukunze bigaragara ko nagerageje kumudefanda none nsigaye mbona ko atankunda. Wazimye yese agukunda. Oya, muri izo nzu zo. izo nzu ebyiri nazimye zirimo famiye yanjye. Okay, sawa. Hanyuma se umaze kwijishura munsi yo mu nda hari ugiye guhonda Ndembo, bimuze byumvise? Ndembo nyine hari ndaya muri kumwe uko umaze kwijishura munsi yo mu nda ngo umuhonde Ndembo, ukumva message ivuga ngo inzu yiwawe irahiye kandi abana barimo, wakora iki imbere? Ndembo nayireka nkajya kurokora abana banjye. Yego kwasatse Ndembo yayireka. Ntabwo wabanze kuko maze kubona ko abo dufite urukundo muri iyi minsi ntabwo we nyine yarinda yabizwe, uwo muntu yarinda yabizwe. Ahubwo bamaze kwijishura bamaze kwikokira. Ngiye kwita ku muryango wanjye kuruta uko nita ku kandi n'ababasura babajyana ibyo kurya ubagaya. Mbagaya gute? Ariko ubundi bo bafite urukundo buri nuko ese tuvugisha ukuri. Nimba umuntu ajya gusura abana banjye cyangwa agafata mama Sandrine nawe ni views, ariko mujye muvugisha ukuri. Kuki se bajya kwatunga kamera? Kweka reka nkugize ukuri. Oya, kubatunga kamera Nzovu, kubatunga kamera babazaniye icyo kubafasha bigutwaye. Ngiye nabikora ko ntacyo bigeze babafasha. Nase n'amafaranga bamuhaye mama Sandrine Yahe ni bya 5,000 10,000. ntabwo ari 5,000. Abanasaranga ajya kumukoresha ikiganiro ku 5,000. Ariko ngiye ngize amahirwe ukamfashiriza umuryango wanjye ukawutunga kamera. Ngiye byanshimisha. Ubwo wazanaga ubushize bagiye iwanyu kwa mama wawe batanga y'umuceri batanga y'iki birakubabaza wowe bahikize kakajwe afata umuntu yaba yarokeje. Ubu mama wawe ari kumwereza agafuka k'umuceri kutubona abantu bamujyanira agafuka k'umuceri ukaza hano ugatonga afite isambara 8 arama bayikoko ngiye ngize amahirwe nkabona umuntu umfashiriza umuryango rwose waba ukoze washaka ukabafilima kajana munani baraguha ureko karakajwe kazasubirayo Nzovu nyine nta munani adasubirayo ubundi se yagiye yabikubwiye naho oya adasubira yagiye yagusabye uburenganzira ureko nzongera kumukora uko yagiye yazasubirayo kumukiganira ubundi se hari icyo wamuhagani wari waramukati Jaka uwaguha miliyoni 5 arababisha bagutumye Nzovu nibura ngo bamugirire nabi bakagwa miliyoni 5 ngo mubagezeho atarimo kumwicarira yako bakamunegekaza ari kumukubita gusa bakamwumvisha yakamwana yafata ariko atari ukumwica da ariko bakamukubita gusa kabone bakagashyushya aho bakamukubita mpaka agiye mu bitaro gusa ntapfe. Oya nanone kumujyana mu bitaro akabindembe nyine akarwaramo nk'ukwezi namuvuzamo miliyoni 5 wazifata nayafata nkamuvuzamo yambuze ebyiri agasigana 3 kibinuko kwica cyangwa bakakuvuga miliyoni 5 ngo yakumutange mu babisha wabikora ntabyo nakora imbere ma ntabyo nakora ni izina ry'Imana yo mu ijuru yaka ntabyo nakora nubundi amafatura akora kuma tubicana ubwo tuyajyana mu ndaya atujya kama bagukubita weje bazagaruka wasubiye ku murongo Sinzovu yuba koze umubare w'indaya maze guhura nazo cyakora bera uvuga amazina yazo ni nkazingahe uvuze umubare gusa ntago yaziba ubwijana zamutse harimo n'izapfuye gusa guhita yarambwiye ngo harimo izapfuye bunasigaranye abana babo bazo abapfuye
cyakora inzovu bambwiye ngo bankubite miliyoni 5 nubwo zaba 3 ngo bamufunge umwaka umwe yagenda akabukora umwaka umwe ni mutoya najya musuramo ibana buri kuwa miliyoni gatandatu 3 wakomera inzovu agafunga umwaka agafunga umwaka nkajya musuramo buri kuwa gatandatu yakamera 3 kugira ngo bagufunge umwaka nge ntabwo nayafata uzaba umuntu nayafata dukora amafaranga dukora mu biganiro mu mwaka n'undi amafaranga ubu yabonye nanjye nyabonye nta yakadoni izina ry'Imana mu ijuru nta mafaranga wama ngo yakamwana oye bagufungaho gatoya mwana kugira ngo ukunda kuvuga ngo nta wapfunga uzima vowe nabyangira wowe urafungwa nge sindafungwa ngo sinjya nyifuriza gufungwa ntabwo nkwifuriza gufungwa ngo ugende uheremo byibuze nk'amezi 6 cyangwa umwaka ntabwo ari mwinshi barawurangiza cyakora we ni imyaka 5 uzi y'amanu ngukuntu arimo gutitira nzovu noneho wowe sengesho rivuga ku ndaya gusa tureba nako sengera indaya muri rusange sengera indaya Mana ushobora byose waremye ijuru n'isi ukarema abantu ukarema igitsina gabo ukarema n'umugore Mana nkweretse zirandaya kugira ngo zikore uburaya nta kazi ziba zifite ziba zishaka kuramuka hari izo bita indagaswi hari za ndaya zikora uburaya ziri mu tubari zigacyura abagabo hari na za ndaya VIP Mana nkweretse zirandaya zose kubandaya ujye ubaha abakiriya Mana babona amafaranga yo gutunga ingo zabo hari abagura ibijumba bakagura amashu bakagura imboga buriya nabo baba babonye amafaranga ujye uyabaha kandi mbisabye mbikuye ku mutima kugeza ko umwami wacu kandi Mana ujye ubaha abakiriya nzova bagereho yakamwana bagereho tubakubita amafaranga twakore ku mayi tubicano babona ibi ugende wenyine mbisabye mbikuye ku mutima kugeza ko umwami wacu amen herekeje indirimbo rero ariko bayizi bayeka ariko icyo gihe njye wabaye kabwe ndirimbo ntabwo nayiririmba mbese yaka nako nzovu ahubwo ngusenge indaya ngo Imana ibahe guhinduka babone indi mirimo bahinduka bwo bona abagabo bahinduka se ubundi guhinduka indaya zabo zo na kera Sodoma na Gomora kuki mu 1800 zitigeze zihinduka koko se yagabura indaya zawe no kugihe cya Yesu uribuka umugore Yesu abandi batamubwiye ngo mwigishwa ngo reka tumutera amabuye Yesu ahita ababwira ati utarabikoze muri mwebwe namutera amabuye habura n'umwe kuko bari barasambanye nawe Nzovu ndayize haye muro Nzovu ubaye nk'umuganga sibyo umuganga ubaye nk'umudoteri ukabona Mama Queen aje kwivuza iwawe ari umwakire wamukorera iki namufasha bwose kuko mba naryamanye nawe umva none niwe nabanza kwitaho bwa mbere watumutangisha abandi Nzovu waguha akazi ko kuvura abantu bose harimo n'abafite ibibazo wenda by'ubushye gushya ntubizi gushya umuntu yahiye wamuvura ute bene uwo muntu wahiye namufasha bwihuta hari ibintu hari imiti ugomba kumufasha ukagira gute ariko numvise ngo umuntu yahiye ngo n'abadamu baramupfubya neza bakakubita akaza kwa muganga ubushye bwagabanutse bamupfubye bati kwaje kwa Paul gute se bagira gutya bakakozaho gutya ahubwo ngewe aho yahiye ngewe ikintu nigeze kubona ku byerekeranye n'ibyo ufite amakuru ya ka ngewe amakuru mfite aho ngaho ni uko hari umusirikare bigeze kurasa twari turwariye mu Sikibe muri Kongo uwo musirikare umugore we yaje kumusura abakoze kuri gahunda umusirikare yaravuye ava amaraso sare yose irizo nagize ngo yahise akira wapi igisebe biracyahise kivaravara hafi no gupfa abaganga baraza barapfuka wapi barapfuka ariko njye navugaga agiye gupfa buriya igisebe cy'isasu ukibeshya ugakora kuri iriya gahunda kiragenda kigatema kikava kikangirika bya hatari ahubwo nanone kuri iriya gahunda ahubwo igisebe cy'isasu kigakundana iyo kigezemo hagati gitangiye gukira
ugakubitamo karikeri Ndahira. kirunga kirakurya cyane ariko oya ntabwo uyimena murayinywa ukanywa karikeri kuyinywa? ukanywa karikeri ahubwo mbabwire ikindi undi muti w'igisebe cy'isasu isukari urabona ngiye kano kaguru barashe baziga kumvura mu gitondo kubera ahantu isasu ryasohokeye hari umwobo ungana gutya uranga barazaga bagashyiramo ibiyiko bamara kugihanagura neza bagashyiramo ibiyiko bibiri by'isukari bakamenamo bagahita bapfuka neza kuki batabigwaga ngo birigate oya babisukakamo imbere mu gisebe bagahita bapfuka kandi isukari ntiryana mu gisebe uko ubona isukari umunyu uryana mu gisebe uko isukari iryoha iba no mu gisebe ntabwo uryana kandi none basutsemo rimwe mu gitondo umwobo wari urimo habyuka haje inyama hejuru ya nyamiza kuvaho bana buriya mbabwire mwabarashimwe mwabasodamo igisebe rwose cy'isasu iyo imennye mu isukari bana hahita haza inyama hejuru kabisa nta bundi bufasha bahabwa oye n'ubundi bubasha bwari bari hari imiti yose isanzwe ariko byabaye ngombwa ko bakoresha n'isukari mu maguru tuguteresa rero uti turebe isabune ni ebyiri hari iy'abafaransa bayitera gutya bana basigaye kwa Mobutu hariya bayitera gutya ariko iy'abongereza ni gutya yakazi tubwire neza ziti ngewe se kuvuga ngewe iyi ngiyi ni inkotanyi uyikubita gutya iyi ni inkotanyi ya zamani ariko ubu ngubu nako ukunguku abafaransa nabo barahinduye se barahinduye njye nzi ko bateraga gutya ngo mwese mukora izo ngubu turenzaho gutya muri babiri mutinze turebe ni gutya mureba inzovu gira n'ijisho rishirire turebe we mureba hano imbere reka nyiteye akamwana oya mwese murebe hari ako mwashirije ijisho turebe yakana uri kugwa yashirije uyigira gutya usa nk'irambura gutya yakabirindura ijisho turebe nawe njye ntabwo nari birindura keretse iyo nambaye ya ngofero hamwe irageze nayifungiye hano ngaho nawe ugira turebe ngaho shyiraho turebe nta miyaga nagushyiriramo